mvuye Bukavu naje naniwe mitamitira kwa Poso Minyoni njya gutanga ikiganiro ngo umudamu mu mahema umugabo mu marembo barambira ngo nzane na madamu wanjye mati ngo duhurire gogose tuhite dukomeza nageze mu rugo tuhita dutarasa tugerayo twivugira no mu gihe byaducanze yakomeje kunyita sheri nanjye nkamwita sheri akoko nyine gusa twivugiye aposa kurwa vuga ati mushake hoteli nziza muri East Africa muzayimerema iminsi 3 n'itike y'indege byose n'ibyanjye ndavuga ati aka ni agashatu ngo tujye muri honeymoon ni honeymoon harya andi bayijyamo bakimara guseza none twe tuyigiyemo hashize 10 honeymoon uretse ko umusinzi yajyamo nimbura itike yo kwidirisha nzasibira ngo kugenda kwidirisha mwana nk'umupilota akahundira agaca gogose muvuge ngo gogose hajya ndeba hahandi nagangikaga ndi marine nkavuga ati ndabajabutse bajama yawe muntu uri mu gicuku we wikwigirira nabi. Uwo munsi kuwa mbere nanga itike y'indege umugabo wari wavuye muri Canada ari mu Bwongereza numva arampamagaye arambwiye ngo pastor nje mu Rwanda ariko mbere yo kugira handi nje Imana integetse ko nzi wawe kandi icyo nzakora sinkizi gusa nzamenya icyo nzakora. Imana yambwiye ngo mpageze araza ndamwakira ageze mu rugo tumuhaye ka bebe kitwa Shana akigaterura ngo nibwo yumvishe icyo Imana yamwohereje gukora iwanjye ngo Imana itimutegeka ngo amurihire paka arangije master. Yesu ashimwe. Haleluya haleluya. Munyemere muzamure ibiganza turamukanye. Haleluya haleluya. Imana iduhana umugisha mwinshi twese dufate biradusoma ijambo ry'Imana. Igitabo cya Esteri igice cya 6 umurongo wa mbere gusa. Igitabo cya Esteri igice cya 6 umurongo n'uwa mbere. Tuhagere vuba vuba uyu munsi ntago ndi bwigishe ndakora iki Imana yambwiye gukora. Nanjye uyu munsi Imana yangendereye ntago naje nk'umwigisha hari abantu Imana yambwiye ko dusengera. Reka tuhagere ijambo ry'Imana batuganirije twaririmbye Imana yavugane natwe mu ijambo ry'Imana ku mukozi w'Imana itanga n'abakizwa barihana bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Hari icyo Imana yambwiye abo tugiye gusengera kwigisha nzigisha ubutaha ariko hari abantu Imana ishaka ko babohoka muri mugoroba. Igitabo cya Esteri igice cya 6 haranditse ngo iryo joro umwami abura ibitotsi niko gutegeka ko bamuzanira igitabo cy'ubucurabwenge bagisomera umwami. Imana idufashe cyane amen. Reka twongere tuvuga amazina yanjye n'umuco mwiza abaganira ijambo ry'Imana cyangwa abahagarara imbere y'abantu kugira ngo babashe kumenya natwe. Twabonye harimo abashyitsi no kuri online byashoboka kuba hari abateranye natwe ari bwo bwa mbere ariko hano ni mu rugo nza nisanga. Nitwa Theogene ndi umugabo mfite madamu n'abana 4 abakobwa 2 n'abahungu 2 kandi n'abana beza basanasa. Abana banjye turasa izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Imana ishimwe. Mfite intashyo zo muri Kongo muzakira nako nagashye. Igihe kimwe najyaga nibaza ko nzatanga intashyo
najya mbona umuntu ahagarara nk'ahangaha imbere y'itorero ari gutanga intashyo avuga ati ubu nanjye hari ahantu nzajya bakampa intashyo ngatanga intashyo none mwakira intashyo zo muri Kongo. Mwe ntago mwabyumva kuko mugenda amahanga, ariko ubwo nibwo bwa mbere nari ntarasije nikojeje haku cyo bita gute. Nagezeyo mwana, nagezeyo Bukavu, mvuga Imana, ngaruka amahoro, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ya pasiporo banguriye hagiyemo kashenye ebyiri ncaho n'ebyiri ngaruka, enye zateyemo. Tugiye gusenga, Gatore namuhamagaye ndiyo, ni ishumi yanjye byadanje, reka mubwire ko nagezeyo, ariko Mana ndagushima, Mana ishimwe, Mana ishimwe, Mana ishimwe, Mana ishimwe, Mana ishimwe, Mana ishimwe. Hari byinshi mba ntekereje mu mutima wanjye, ntekereje aho Imana yankuye, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Soma ijambo ry'Imana dusanze mu gitabo cya Esiteri. Imana yambwiye ko ariryo jambo dusengeramo. Turasomye ngo ijoro rimwe umwami abura ibitotsi, kandi hari icyatumye abura ibitotsi, hari icyatumye abura ibitotsi. Bundi umunsi ugizwe n'ibice bibiri, ugirwa n'amanywa ukagirwa n'ijoro, kandi ibyo bice uko ari bibiri nabyo buri gice kigiye kigizwe n'ibice bine. Amanywa agirwa n'igitondo, kagirwa no mu gasusuku, mu gasusuruko kagirwa n'amanywa mu masaa sita, kagirwa n'igicamunsi amasaha saa munani saa cyenda. Ibyo ni byo bice bigize amanywa. Utari mu gitondo ari mu gasusuruko, utari mu gasusuruko ari saa sita, arumva bimeze neza, ariko n'igicamunsi n'umunaniro ujya ubaho. Ijoro naryo rigizwe n'ibice bine. Igice cya mbere ni umugoroba. Abantu bari mu mugoroba barahamagara bikemera. Uhamagara so wanjye akakwitaba, uhamagara uwo mwiganye akakwitaba, tanga invitation bakakubwira ngo turi kumwe. Aho ni mu mugoroba. Nubwo utadepoza ngo usinye kontara ubona ka burundu, ariko ubona ibiraka bikemera. Aho ni mu mugoroba. Mana yambwiye ngo Imana ije kurengera abantu bari mu mugoroba. Igice cya kabiri kigize ijoro ni ijoro. Bari kuva mu masaa mbiri kugera mu masaa atanu, saa sita, saa sita, aho ngaho abantu baratarama. Bugiye abantu ibyifuzo bakumva bagutwarira umutwaro, ubu ugifite akuka ko guhumeka. Ubu ukibwira ba Petero na ba Yohana ngo muzamuka tujye gusenga, bakaguherekeza kuko utaragera i Getsemani. Hari imisozi itatu ushaka kuzigisha yo mu Isiraheli: Getsemani, Gologota, nzahagera amatini. Taragiraga isura, bageze i Gologota babona isura. Bijoro nubwo babigikomeye, ariko muri groupe barakwakira z'amasengesho. Bundi hari igihe ugeramo na groupe ukayibura, kajya bapanga gahunda ntibakwibuke. Muri mwijoro nyine, namwe muri mwijoro Imana irabazi. Ngeze aho Imana yambwiye mu gicuku
gicuku ntajwi wumva amajeri, abaturiye amashyamba n'ibishanga, uri mu gicuku, uratabaza ntihagire usohoka mu gicuku, shaka umugabo wawe ukamubura mu gicuku. Aho niho ngiye, ntabwo uyu munsi buri muntu yiyumve mu gicuku, kaba diporomu ukayibura. Yewe muntu uri mu gicuku, Mana yambwiye ngo kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Hari abantu bari hano, harumva mwasirimbye asigara yicaye. Mu gicuku bafata imyanzuro mibi. Navuze se ko umushumba atangiye asengera ibyifuzo, niki Mana niki? Mana irambwira ngo musengere abantu bari mu gicuku. Igicuku sara kwihakana. Ariko Imana ishimwe ko mu gicuku uri kumwe n'Imana. Imana ishimwe, reka subiremo, aho abantu batari mu gicuku, aho imiryango itari mu gicuku, aho amafaranga atagira icyo akora mu gicuku, Imana muba muri kumwe. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Ngo Abisiraheli bageze ku nyanja, bahageze ari ku mugoroba, kandi Imana irabyemera. Hari ibintu bigeze kuri bitatu bituma Imana yemera ko umuntu yinjira mu gicuku. Utagira nyirakwana, ijambo rya mbere ibigira ngo ikuremere ubuhamya bwo mu mutima bw'igitsika mutima. Ubundi hari ubuhamya bw'amagambo, ariko hari n'ubwo ubura kuvuga. Kabese ubu ndabusobanura nimba ubabwira ntibabumva. Kajya warukora umuntu arimo arasekera muhi gusa yarashize. Ubuhamya bw'igitsika mutima. Imana ntabwo ikwanga, irimo irakuremera ubuhamya bw'igitsika. Mvuye i Bukavu naje naniwe, kuko mpitamitira kwa Poso Minyoni njya gutangaho ikiganiro ngo umudamu mu mahema, umugabo mu marembo. Barambwira ngo nzane na madamu wanjye, mpati ngo duhurire gogose tuhite dukomeza. Nageze mu rugo, twebwe dukorera Imana nk'abazapfeje, ntabyo kugera mu rugo. Tuhita dutarasa tugerayo, twivugira no mu gihe byaducanze yakomeje kunyita sheri, nanjye nkamwita sheri. Akoko nyine gusa twivugiye, aposa kurwa vuga ati mushake hoteli nziza muri East Africa, muzayimerema iminsi 3, n'itike y'indege byose n'ibyanjye. Ndavuga ati aka ni agashatu, ngo tujye muri honeymoon. Ni honeymoon harya, andi bayijyamo bakimara guseza, none twe tuyigiyemo hashize 10. Honeymoon barimo batwakira. Rero njya mu mibare, abantu twe twakubiswe dukorera mu mibare, mitanjya mu mibare. Sinjye wabonye anyemereye kuma umwanya ngo tuvugane, mwati wanyihereye iminota 3, abashumba abandi bagiye kuganiriza na madamu. Amati nta kibazo pastor. Baciyeho ndamubwira ati rero ariko hari icyari kibinteye, njya muri Kongo, amashuri yari amaze icyumweru atangiye,
ahantu nimukiye ababyeyi bakajya baza kunyaka minerivare z'abana bazi ko ndi umuherwe rero kandi ndi umuherwe muri Kristo. Noneho nubaza kuntu nzurira indege hagenda ngo njye na madamu tukamara iminsi 3 muri hoteli turya tunywa nkareba ayo mafaranga yose n'abaturanyi banjye badafite minerivare nkumva ntibyavamo. Ariko numva nayo ni mwaka amafaranga ngiye kurihira abaturanyi arambona nk'umuntu ufite ikibazo. Ibintu byose tumenye ubwenge mwana. Ndamubwira ati rero mushumba urabona njya amarembo ntarajyaho mu rugo kuri yanze Imana yampaye ayo mafaranga njya kurya wayampaye nkigurira ibyuma nkubaka porutayi kuri cyakiza Imana yampaye ko kiri hanze. Arangije arambwira ngo mu bakozi b'Imana bose reka ngarukira aho ngaho ibyo ni ibyanjye. Arabyemera arangije arayama. Nafatiyeho mu gitondo cy'uwo munsi kuwa kabiri mbatondesha umurongo. Madamu ajya kugura amakayi agura n'ibikapu agura n'inkweto nanjye nzindukira kuri sako ndabishyurira. Abambonaga ababyeyi bandi inyuma imiryango 5 n'abana 8 njya ko harimo n'abarimo amadeni yo mu wa 6 pirimeri hari n'abagiye sogonderi n'undi nawe ndamujyana ejo mu gitondo kwiga Nyabihu. Uwo mwana yanteye agahinda ujye ubana na mukaso neza. Ubwo ndavuga abo ababuze ba mama babo. Uwo mwana yabanaga na mukasa amubera umwana mwiza. Igihe mukasa atibika mbese urumva n'umugabo we ni danje agatibikana n'uwagatibikana n'uwo atabyaye. Yigaga mu wa 3 segonderi. Muri vacances avuga ati waje ukajya kuba witsimbye kwa pasiteri. Aje natwe ari neno ndebye mu kondisiyo yigamo ndebye n'ibibazo afite ndebye n'amanota yagize mpita mubaza ngo urumva wakwiga iki? Ahita mbwira ngo ndashaka kuba umuganga. Mpita numva kazajya mvura ashaje. Siko bimeze se? Ayo nizerera abandi bagomba kuyiga. Ubagiye kwiga Nyabihu mu ishuri ryiza. Mu gitondo ndamugezayo yatinze kugenda namwe murumva nyine umuntu ugiye mu akanya. Ariko icyo nshaka kuvuga mwanyemereye nkakivuga koko. Uwo munsi kuwa mbere nanga itike y'indege umugabo wari wavuye muri Canada ari mu Bwongereza numva arampamagaye arambwiye ngo pastor nje mu Rwanda ariko mbere yo kugira ahandi nje Imana integetse ko nzi wawe kandi icyo nzakora sinkizi gusa nzamenya icyo nzakora. Imana yambwiye ngo mpageze arazo ndamwakira ageze mu rugo tumuhaye ka bebe kitwa Sha akigaterura ngo nibwo yumvishe icyo Imana yamwohereje gukora iwanjye. Ngo Imana ihita imutegeka ngo amurihire paka arangije masters. Ubu niriwe kuri Solasi nibazi ngo isigaye twasanira munisanire ntumbaze ndi kuzuza dokima musinyira ngo na konte n'amafaranga azajya ajyaho buri kwezi ngo n'ubwishingizi bw'amashuri. Ariko ndagira ngo mubikurure mu byumve nanze kugenda n'indege kandi sindanayikoraho. Uretse ko umusinzajyamo nimbura itike yo kwidirisha nzasibira ngo kugenda kwidirisha mwana. Umupilota kahundira agaca gogose muvuge ngo gogose hajya ndeba hahandi nagangikaga ndi marine akavuga ati ndabajabutse bajama. Yawe muntu uri mu gicuku we wikwigirira
nabi. Ijambo rya mbere iragira ngo ikuremere ubuhamya bwo mu mutima. Ijambo rya kabiri iragira ngo ikwihesherezeho icyubahiro. Ijambo rya gatatu iragira ngo n'abanyamahanga bayubahe kubw'imirimo n'ibitangaza igukore igukura mu gicu. Ndihuta ntabwo njyana avuga imirongo yo muri ntabwo matinda. Ibimenyetso by'uko Imana igukunda igufite mu mugambi wayo. Ikimenyetso cya mbere, Imana ikurindira mu gicuku. Bandi bakigezemo bakigwamo, ariko uracyahumeka. Ariko haleluya, uracyahumeka. Umuntu agira igicuku cye, ahubwo mbariza ukwegere ngo kikumereye gute mwana? Ikurindira muri icyo gicuku, nubwo byakugezeho ariko ntibyaguhitanye. Uri mu gicuku ariko uracyahumeka mu buryo bw'umwuka. Abakubona barabona byarangiye, ariko wageze aho Imana iri. Humura, haracyari ibyiringiro. Tugiye kugusengera. Ijambo rya kabiri, iyo ije kugukura mu gicuku ica mu nzira idasanzwe. Ngo yageze ku kidendezi, ahasanga wari umaze 38. Uriya muntu arambabaza. Iriya myaka 38 ntabwo ari iy'ubukuru, ni imyaka yari amaze ku kidendezi. Ahanga mu bya Bibiliya baravuga ngo yafashwe afite 16. Bamuvuza undi mwaka umwe. Hari uburwayi urwara kwa muganga bakakuganiriza ngo ntukubana nabwo. Bamwohereza mu rugo, afite 17, hamara undi umwe. Bibuka ko hari ikidendezi, bamuzana ku kidendezi. Aho hari ku mugoroba. Ku mugoroba ubona baguhumuriza, ku mugoroba ubona bakuganiriza, ku mugoroba ubona bagukomeza, ku mugoroba ubona baguha ubuhamya. Ariko mu gicuku bose baragenda. Yesu yamusanzeyo ari mu gicuku cye. Kandi cyambabaje kuri uyu murwayi, ahandi hose yaraharwaye, amaso aba mazima, nta rinete, amaso yari mazima 100%. Amazi yihindurizaga areba, akabatanga no kubibona k'amazi yihindurije, ariko akabura uwamujugunyamo. Reka nsubiremo, mbanza utakumvishe. Amaso ye yari mazima, yatangaga n'abandi kubona ko marayika yagezemo. Amazi akatanga abandi kubibona, ariko akabura umujugunyamo. Ubatanga kumenya hari amatangazo y'akazi, ukadepoza wanabatanze, ariko ntufite ukujugunyamo. Ndagusengeye kuri uyu mugoroba, Imana iguha umuntu. Yesu ahageze aramubaza ngo yewe urashaka gukira? Asubiza ijambo rikomeye kandi ntumuseke. Ni ibimenyetso by'uwakubiswe. Aravuga ngo singira umuntu. Mu gicuku buri muntu atakukwe, ariko muri aka kanya nawe wabona icyo uzira ari ukutagira umuntu. Turashaka gukira y'amazi yihindurije. Turashaka gukira bandi bantangamo, nubwo mbibona neza ko yihindurije mbere y'abandi, marayika yamaze kuyageramo, ariko abandi bantangamo banabibonye mbere, ariko abandi bantangamo ntacyo mba nakoze, ariko abandi bantangamo. Umva ikimenyetso cya kabiri kuri mu mugambi w'Imana. Yesu aca mu nzira idasanzwe kandi ku munsi udasanzwe. Hari ku isabato. Fati ninjye nyir'amategeko, ndaza ku munsi udasanzwe kandi nce mu nzira idasanzwe. Erega ari n'uwakujugunya mukabanzamo umutwe ukameneka. Reka nsubiremo, hari n'uwakujugunya mukabanzamo iki? Umutwe ukameneka.
kandi ndagira ngo mbibutse neza abagwagamo abatangagamo abandi n'uwakiraga yavagamo imyenda itose ariko ku munsi udasanzwe inzira idasanzwe Yesu niyo yakoreyemo aramubwira ngo ikorera uburiri bwawe kuri uyu mugoroba hari abantu Yesu agiye kubwira ngo haguruka byuka kanatanga umva nkurikira Yesu aramubwira ngo byuka ako kanya byari bihwanye no gukira agiye kugenda ati buretse kugenda ikorere n'uburiri bwawe ubujyane kuko hari abatabyemera bagusubiza kuri ubwo buriri cyaho unabucanye kababukurambikaho ntibabuze ngarabuzinga arabwikorera acaho Yesu araje kandi aciye mu nzira idasanzwe ijambo rya gatatu ariko nyikiriza haleluya ongera gake haleluya arashaka ko nabo bahamya nabo bagira gute kamaze kandi ntabwo bapfa guhamya Yesu arabanza akabitegereza ngo abanyegiputa Yesu yabarebye igitsure hari ibintu Imana igireba igitsure nawe ndagusengeye abo banyegiputa bakuri iruhande ndavuga icyo gicuko Yesu nabanza kireba igitsure kandi si ukukireba igitsure gusa ngo nabyo bihita bigira isoni ngo bigatangira gukururuka biruhanyije bigenda roranti Yesu nabishyire roranti wenda uhumekera ijoro nero nyuma yo kugenda gacuza icyakora ni ukubikunkumura ibikunkumura ngirira gutya dusenge Imana igicukurimo muri iri teraniro umuntu wari wafashe umwanzuro wo kwiyahura ngo byandangiriye haguruka tugusenge kubati nge numvaga byari birangiye ndumva kubaho ntacyo bimaze ariko menya neza ko no muri iki gicuku Yesu yansanga haguruka tugusengera haguruka tugusengera arahari babarira uze hano mushumba ngwino Mose bantu tubana nibwo bwa mbere bigenze gutya murabizi baze mwikoma amashyi wenda mubyihorere ariko Imana shumba tambuka uzana ibicuku birimo hano ni byinshi ariko aba bashiki bacu bumvaga bakwiyahura banabigambiriye unyemereye mu kazi kenshi ugira uze kubampera iminota 10 tukirangiza iteraniro tima yabo hari igihe umuntu agenda icyo bita gupfa uhagaze gupfugize gute asengere ubundi buri muntu aze guhagarukana igicuku cye ariko abana Imana y'abantu tugiye gusengera bene data kababwirira ijambo mbere yuko nsengana naba ariko niba hari undi muntu wumva ari mu gicuku
ngiye gusobanura nawe ahagarare hariya. Buriya response ikomeye cyangwa igisubizo gikomeye twafata ku kibazo icyo ari cyo cyose duhura naco ni ugusenga. Icyemezo gikomeye twafata ku kibazo icyo ari cyo cyose duhura naco ni ugusenga. Ntabwo ari ugutabaza abantu, ntabwo ari ukwiheba, ntabwo ari ukwiganyira, ntabwo ari ukurira, ni ugusenga. Kandi Imana yegereye amavi yacu n'amajwi yacu kuruta uko yegera ijuru ituyemo. Imana yegereye amavi yacu ayipfukamiye n'amajwi yacu ayitakira kuruta uko yegera ijuru yicayemo. Niba wabyumvise ukomera Imana amashi. Iki naragisobanukiwe. Imana yegereye amavi yacu iyo dupfukamye n'amajwi yacu iyo dutatse kuruta uko yegereye icyicaro cyayo. Iba mu masengesho yacu kuruta uko iba mu ijuru. Sinzi ikibazo ufite, abangaba mwacyumvishe, ariko urabona ijoro ry'inzitane, urabona umwijima imbere yawe, urareba ntubona aho uje. Hari igihe umuntu ajya abyuka ntamenye icyerekezo cy'umunsi.